TV muraho neza. Umwami Yesu ni yamamare inkuru nziza ikwire ku isi yose. Bakunzi babyakubera rero uyu munsi nkuko bisanzwe nabateguriye indirimbo iri kumfasha muri iyi minsi, indirimbo y'186 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy'indirimbo. Nkuko bisanzwe rero ndabanza nyibasomere ubundi nyibaririmbire nyuma uko Umwami Imana aranshoboza. Iravuga ngo mu isi yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu, nta rindi ryampumuriza nk'iry'uwatubambiwe. Ni ukuri ntaryo pe. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Nihagira umuntu ushimwa w'umunyacyubahiro naho yakirusha abandi, Yesu aramuhebuje. Iryo zina ryiza cyane niryo ngabo inkingira, irya myambi ya Satani ntabwo yarishobora. Ni ukuri. Erega iryo zina ryiza sinzi uko naryogeza kuko rirakomeye pe. Nzajya mu ijuru ku bwaryo mpore nsingiza Yesu. Niryo rimpesha ubutware bwo kunesha iby'iyi si, ndabizi birakomeye, rikamvana mu buretwa rikampa umudendezo. Iryo zina ni ryiza cyane ndaribakundishije. Nzajya nkwikubita imbere ninkubona mu ijuru, wowe Umwami utwara abandi, nyirigira usingizwe. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, iratwereka uburyo izina rya Yesu Kristo ari izina rikomeye cyane, cyane ko yasize nabitubwiye ati mujye musaba data mubinyujije mu izina rya Yesu Kristo, mubinyujije nyine abitubwira. Aratubwiye ngo nitujya dusaba dufite ikibazo, tugeragejwe, dufite intambara, tujye dusaba ariko tubinyuze mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi murabona ko tugereranyijwe mu bijyanye n'iyobokamana, rwose turagowe, dufite intambara nyinshi cyane ziri kuturwanya, imiraba ni myinshi cyane mu iyobokamana, ariko twiyambaze, buri wese afata umwanya yiyambaze izina rya Yesu Kristo, kuko ari ryo rizadushoboza, niryo rizadusubiza, niryo rizadusubizamo intege kugira ngo tuneshe imyambi yose y'umwanzi Satani. Nkuko rero bimenyerewe, reka ngerageze kuyiririmba mu bushobozi mfite, uko Umwami Imana anshoboje, uko Mwuka aramfasha, niko ngiye kubigenza. Ngo mu isi yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu, narindi ryampumuriza nk'iry'uwatubambiwe. Mu isi yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu, narindi ryampumuriza nk'iry'uwatubambiwe. Haleluya. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuza niryo rinyiringiza. Nihagira umuntu ushimwa umunyacyubahiro naho yakirusha abandi, Yesu aramuhebuza. Haleluya. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuza niryo rinyiringiza. Iryo zina ryiza cyane niryo ngabo inkingira, irya myambi ya Satani
rishobora haleluya iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuza niryo rinyiringiza erega iryo zina ryiza sinzi uko naryogeza zajya mu ijuru ku bwaryo mpore nsingiza Yesu haleluya iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuza iryo rinyiringiza iryo rimpesha ubutware bwo kunesha iby'isi rikamvana mu buretwa rikamumudendezo haleluya iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuza iryo rinyiringiza ndajya nkwikubita imbere ninkubona mu ijuru wowe mwami utwara abami nyirigira usingizwe nzajya nkwikubita imbere ninkubona mu ijuru wowe mwami utwara abami nyirigira usingizwe haleluya iryo zina ndarikunda y'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuza niryo rinyiringiza nihagira umuntu ushimwa umunyacyubahiro nubwo yakirusha abandi Yesu aramuhebuza haleluya iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuza iryo rinyiringiza. Abakunzi ba Byakubera TV rero iyi ndirimbo rwose iraduhamiriza ngo uko waba ukomeye kose uko waba umeze kose ntugomba kwishyira hejuru izina rya Yesu niryo rigomba gushyirwa hejuru ibyo wakwirata byose ngo urakomeye ibyo wakwirata byose ngo urafite ngo ugomba kwishyira hejuru uko waba umeze kose ntabwo wajya hejuru y'izina rya Yesu Kristo Yesu ni we hejuru ya byose niyo mpamvu tugomba kujya twirata iryo zina kandi tukarisaba tugasaba Imana tunyuze muri iryo zina kuko yasize bitubwiye umuntu uzasaba mu izina rye azasubizwa kandi azahabwa nusaba imbaraga uzazihabwa ubinyujije mu izina rya Yesu Kristo. Bakunzi rero Byakubera TV ndabararikira mwese ndabasaba kugira ngo mujye mwiyambaza izina rya Yesu Kristo kuko ni izina rifite imbaraga ni izina rifite ubutware rifite ubushobozi ryakuneshereza ibyakunaniye ryagushoboza ibyo wananiwe wowe ryakugeza ahantu utashoboye kugera aho imiryango n'inshuti n'abavandimwe batakugejeje izina rya Yesu Kristo ryiyambaje ryakugezeyo kandi rikagucira imigozi yose y'umwanzi Satani yagiye kubohesha ryagukingurira imiryango yose ifunze ryakugeza ku kintu cy'inzozi zawe wiyemeje kandi ukabona kukigeraho bikugoye. Ndagusaba kugira ngo mwene data wambaze kandi usaba Imana mu izina rya Yesu Kristo uzabihabwa nta kabuza yasize bitubwiye kandi yasize bidusezeranyije kandi ngende umugabo wo kubihamya ngiye uri ahangaha si kubwanjye ni izina rya Yesu Kristo rinkomeza n'ubuntu bwe n'imbabazi ze n'urukundo rwe yadukunze akatwitangira. Rero ndabasabye ngo izina rya Yesu Kristo murigire
nyambere mu buzima bwanyu, muri giri ry'ibanze rizabageza kuri byinshi, rizabarwanirira, rizabatsindira ibizami, rizabatsindira ibigeragezo bya Satani, ntaho ritazabageza, rizabageza noneho ikiruta byose, rizabageza mu bwami bw'ijuru. Muzajye musenga rero muryiyambaza, musaba Imana munyujije muri Yezu Kristo, azabarwanirira kandi azabashoboza. Ubwo rero ndabakunda cyane, nkaba mbasaba kugira ngo iryo zina kugira ngo ryamamare, nge mbifitemo uruhare, nawe ubifitemo uruhare, dufatanye kugira ngo izina rya Yezu Kristo rigomeze ryamamare, rikwire hose, ubwami bw'Imana bukwire hose, ingoma y'Imana yamamare hose, kandi bizadufasha kugera mu bwami bw'ijuru twese twishimye, turi kuririmba Hoziyana, kubera ko tuzaba twaranesheje, twarashyize hamwe, twiyambaza izina rya Yezu Kristo, dusaba Imana ari we tubinyujijeho kandi azadushoboza. Ndabasaba rero kugira ngo mu bushobozi bwanyu, mu muhate wanyu, mukore subscribe, musharinge kugira ngo bigere hose, abantu bose bumve ko izina rya Yezu Kristo rikomeye, bumve ko rifite imbaraga, rifite ubushobozi. Mukore subscribe, share, mulayikinge, nimurangiza mushyireho komanteri, ibyo mubona bitagenda neza mubimbwire, kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza mu buryo bwiza bunoze. Ndabakunda cyane kandi bahishiye byinshi, iby'Umwami Imana azanshoboza byose nzabibagezaho, kuko niyo ifite byose mu biganza byayo. Kandi nanjye ndabasabira nisabira kugira ngo iryo zina rya Yezu Kristo rikomeze ruduhe imbaraga, dushoboze muri uru rugendo rutoroshye rugana inzira y'Imana. Ndabakunda cyane, bye bye.